tunyweshe kuri ayo mazi. Wa mugore mwahuriye ku iriba yari afite umuruho mwinshi nk'imiriho imwe tugendana, ubuzima bwari bwaramushobeye kuko yari ashaka igisubizo mu gushaka abagabo batandukanye. Yagendanaga isoni n'ikimwaro, yazaga kuvoma ku masaha y'izuba ryinshi, abandi bantu batavoma, abandi bagore batavoma, ariko uramubwira ngo yabaruze gusabya amazi, ngo nawe umusabye amazi akaguha amazi y'ubugingo, amazi amara inyota. Ese watunyweshaho nanone uyu mugoroba mwami? Imiruho twikoreye ikatuvaho, gushoberwa tugendana bikatuvaho, kubunza umutima bikadukurwaho uyu mugoroba. Twaje guhura nawe, niwe dushaka mwami w'abantu. Ongera udusogongeze kuri ayo mazi, reka yongera dudubize muri iyi sare. Niwe dushaka nyaguhora ku ngoma. Reka buri muhungu na buri mukobwa wawe, reka buri mwana wawe uri hano mwami, wongera umuhe kunywera kuri ayo mazi. Imiruho ikurwe ku bitugu bye, ibimuriza n'ibimunaniye n'ibimushobeye n'ibyo adafitiye igisubizo bikurwe ku bitugu bye. Reka tubyamburwa nk'uko umuntu akurwaho igikote kiremereye. Reka tubiture ku birenge byawe mwami w'aba. Zaburi nshya. Niwe mwami wenyine watinyutse guhamagara abarushye n'abaremerewe. Ntabwo dufite isoni zo kubwira ngo turi iteraniro ry'abantu barushye bakeneye muri wowe ikiruhuko mwami w'abami. Dushize protokole zose ku ruhande nyaguhora ku ngoma, dushize ibyubahiro byacu ku ruhande, dushize amazina ku ruhande, dushize ibyiza dutunze ku ruhande. Tuje kukubwira ngo tukuzaniye imiruho yacu, tukuzaniye amarira yacu, tukuzaniye ibidushobeye, kuko waratinyutse urahamagara ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Nta muntu n'umwe wo kwisi wifuza kugendana n'indushyi uretse wowe. Niwe wenyine uzihamagara. Nta muntu n'umwe wo kwisi ukunda kubwirwa ibibazo. Amatwi yacu ajya aruha kumva ibibazo, amatwi yacu ajya yumva abantu baturushya, amatwi yacu mwami ajya arambirwa mwene ibyo. Ariko ni umwihariko wawe Kristo, wo ni umwihariko wawe. Uyu mugoroba tuje kukuzamurira amaboko, uyu mugoroba tuje kugupfukamira, uyu mugoroba tuje kugutakira, uyu mugoroba tuje kuguhamagara, uyu mugoroba tuje kukwambaza. Tuje nk'abambaye ubusa, tuje nta kintu na kimwe twishingikirijeho, tuje ntacyo twikinze. Iyo tugiye imbere y'abantu tugerageza kubikinga no kubivuga mu kinyabupfura, nuko gerageza gutondekanya amagambo ngo batadutica mu ijisho, ariko tuje imbere yawe nk'abambaye ubusa uyu mugoroba mwami mwiza. Tuje imbere yawe nk'abadafite ikindi kintu na kimwe bishingikirijeho. Tuje twambaye ubusa kugira ngo twambike. Tuje ntacyo twitwaje uretse imbabazi zawe, uretse ubuntu bwawe, uretse kwishingikiriza ku neza yawe. Tukuzaniye ibyo twishe, tukuzaniye ibyo twangije, tukuzaniye ibyatunaniye, tukuzaniye ibyaduturutseho, tukuzaniye ibitaraduturutseho, tukuzaniye ibyo twisanzemo, tukuzaniye ibyo twagizemo uruhare. Byose turabizanye imbere yawe mwami. Tuje nk'abana batoya uko bigwandika mu gituza cya nyina, baba bafite ibyondo, baba bafite ibimyira, baba bakarabye, baba bariye batariye. Yo uko niko tuje mwami w'abami, uko niko tuje imbere yawe uyu mugoroba, twishingikirije ku mbabazi zawe ngo nizo zikubanziriza. Neza yawe igutanga imbere, uko niko tuje. Wowe ukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, urwana intambara zitandukanye nuko abantu bazirwana. Tugarutse imbere yawe tudafite isoni, tudafite ikimwaro kidutera kugaruka aho uri, nuko hari neza twakubonyeho, hari andi marira uhanaguye ku maso yacu. Tugarutse kubwira ngo nayo uyu munsi yaduhanagure. Hari isoni n'ibimwaro wadukuyeho nk'umwambaro, tugarutse kutubwira ngo dukize isoni n'ikimwaro cy'uyu munsi. Muri iteraniro rimwe abahungu n'abakobwa batarabona n'imirimo yawe, aho bagejeje mwami babonye ari imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo, ariko nabo baraje mukunzi mwiza kugira ngo baremere ibihamya, kugira ngo baremere mwami ibindi bimenyetso, kugira ngo bivugire mu izina, wivuge mu izina imbere yabo mwami w'abantu.
bamwe batangiranye urugendo nawe rushya, bamwe kuba batangira kugushaka ntibarabona ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwabo. Ubuzima bwabo bwagiye burushaho kumanuka. Ubuzima bwabivuze hejuru, abantu barabasetse, ibihe byarabahinyuye, barabwiye ngo iyo mwana mwizeye iri hehe, irimo irakora iki, niseruka igaragare turebe. Ese wibujije ibi n'ibi, wibujije amahirwe, wabuze kwakira aho abandi baronkera, ngo wabaye umurokore, ngo wakijijwe, ibibahinyuza bibaye byinshi. Turaje Uwiteka Mana Nyir'ingabo, iri joro tuje imbere yawe Mwami, tukwambaza ngo ubaremere ibihamya, ubaremere ibifatika, kuko urabifite. Mfite icyo mvugiraho uyu munsi, kuko hari abantu batari kunkura wankura. Hari igihe ubuzima bwari bunshobeye, urabusobanura ubushyira ku murongo. Mfite icyo mvugiraho Mwami. Hari abahungu n'abakobwa badafite ikintu barimo berekana mu miryango, badafite icyo babwira abagabo babo, badafite icyo babwira abagore babo, badafite icyo bereka abavandimwe, badafite icyo babwira abo basize inyuma. Badafite icyo babwira twaje gutakira aho dukwiriye gutakira, twaje kuvugira aho dukwiriye kuvugira. Ubwenge busanzwe bwatuyoboyeho gukomanga, turakomanga, tugisha inama, tureba abantu, turabigerageza kugira ngo abantu batatwita baswa, kugira ngo natwe rimwe na rimwe tutagira ngo twarasaze cyangwa twaracanganyikiwe, twakoze ibyo abantu bakora Mwami, twarakomanze kuba turusha ubushobozi. Hari aho twagishije inama, hari aho twabajije, hari aho twasengesheje, hari amataba twatambutse, hari imisozi twazamutse, ariko uyu mugoroba tuje imbere yawe Mwami, wowe wenyine. Hagati yacu nawe nta muntu urimo, nta wundi muntu, nta wundi mediator dukeneye. Turashaka wowe Mwami, turashaka wowe Mwami, turashaka wowe Mwami, turashaka wowe Mwami. Ibyo ubwenge bwacu byashoboraga twarabigerageje, ariko uyu mugoroba tukuzamuriye amaboko, tukubwira ngo ntidushoboye, ntibyashobotse, ntibyakunze, ubwenge bwanjye ntibwabimpesheje, ubuhanga n'ubunararibonye ntibyangejejeyo, ubwiza n'igihagararo ntibyabiduhaye. Tuje imbere yawe Mwami, wowe ushobora byose, wowe ushobora byose, wowe urema ukuye mu busa, wowe uhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho, wowe ukura mu mwijima ukabeshaho, wowe ukura mu rupfu ukabeshaho. Tuje imbere yawe Mwami, reka uyu mwanya ukubera umwanya wo gusenga, reka ukubera umwanya wo kuzamura ijwi, reka ukubera umwanya wo gutakira Imana. Mu gutaka kwawe, mu gutaka kwa benshi, ntabwo ari uko Imana yumva ari uko turanguruye, ariko mu kurangurura ibicaniro by'amasengesho byazimye biragaruka, uburyohe bw'agakiza bwatakaye buragaruka, umunezero wo kubaho uragaruka, ibyo watakaje by'umwuka birakugarukamo. Rangurura witinya, zamura ijwi ryawe, vugana n'Imana yawe ikwitayeho. Amaso yari kuri wowe, amatwi yari kubyo usaba. Ntabwo atwitiranya ngo umugisha wawe uyobeshereze iwanjye, ntabwo atwitiranya ngo isengesho ryawe ryitiranye n'iryanjye, ntabwo atwitiranya. umuniho w'umutima wawe azi kuwutandukanya n'umuniho w'umutima wawe utaze azi itandukaniro. No gusuhuza umutima kwawe bifite imvugo itandukanye mu matwi ye, n'amarira yawe afite umwihariko, nta turebera mu kivunge.
uramutse usibye hano ntitwamenya ko wanasibye, ariko we si uko ameze, ntatubarira mu kivunge. Buri muntu ni uw'umwihariko, niyo mpamvu nta muntu usa n'undi, niyo mpamvu twa turongo two mu maso yacu tudasa, niyo mpamvu imiremerwe yacu idasa, nubwo twaba impanga ntidusa. Buri muntu wese ni uw'umwihariko, buri muntu wese Imana yamuremye yamutinzeho, ifite imigambi myiza ku buzima bwacu, ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Inyuzwe nuko wabaho useka, yishimiye ko wabaho nawe unezerewe, yishimiye ko nawe wasinze utarinze gufata imiti, yishimiye kutaba ku buzima bw'ibinini bya buri munsi, yishimiye kugira amagara mazima, yishimiye kutaha ufite icyo ushyiriye abana bawe, yishimiye ko wanezererwa uburyohe buba hagati y'abagore n'abagabo, yishimiye ko wakikizwa ukagira abantu bakwibuka. Nawe biramunejeje, erega nawe nibyo akwifuriza, erega nawe nibyo ashaka. Imigambi ye kuri twebwe ni myiza, yibwira kutugirira n'amahoro si bibi. Kwawe mu mitima yumye nkuko wasezeranye, suka kubaho kwawe mu mitima yumye nkuko wasezeranye. Hembura, hembura, hembura ubuzima bwawe burimo bumucika, hembura, 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 zura, beshaho, 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 beshaho ubuzima bwawe burimo bumucika. Garura ibyiringiro aho byari birimo bishira, nkuko wasezeranye, nkuko wasezeranye. Wasezeranye kuzura, wasezeranye guhembura, wasezeranye guhagurutsa, wasezeranye ibitwenge, wasezeranye kongera guhembura, wasezeranye kongera gusana, wasezeranye kongera guhamagara ibitariho maze bikitaba bikambara umubiri. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'amasezerano, ibyo uvuga urabikora. Uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Reka dufatanye kuririmba ngo ni umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha. Ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo we, umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwo ari data
mbabwire muri bimwe muziho sindabona icyo yavuze kimera ibyo bintera gutegereza gategereza ngome yuko nibyo narabona nzabibona imvugo yiwe n'ihame tegereza ugusingiza ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya iyo yuguruye nawe ushobora kugara iyo yuguruye nawe ushobora kugara iyo yuguruye nawe ushobora kugara n'umugabo w'umunyakuri. Reka dusenge inshuti z'Imana ndagira ngo ntiturangare. Ejo twanditse ibyifuzo n'abandi baracyandika ibindi, ushobora no kutandika ukaba bifite mu mutima wawe, byose ntacyo bitwaye, nuko tuba turimo gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Kidutera kugaruka imbere y'Imana nuko Imana iriho, nuko Imana ikora, nuko Imana itabara. Uyu munsi dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko hano turimo abahamya ibyo bahagazemo uyu munsi. Mu myaka yatambutse byari amasengesho, byari ibyifuzo, rimwe na rimwe twanarebaga tukumva bitazashoboka. Muri abahamya b'ibyo, hari ibintu waba uhagazemo uyu munsi, hari akazi waba urimo, hari inzu waba utuyemo. Ese mushobora guhaguruka? Mwihangane nunanirwa wambaye urukweto rurerure nk'urwanjye urukuremo, uhagarare hasi. Mu minsi yo gusenga nta protokole. Uri umuhamya, turimo abahamya ko hari aho akazi ufite uyu munsi, hari umunsi wariraga utagafite. Ahari urambaye uyu munsi, ariko hari iminsi wariraga udafite n'umwenda wo kwambara. Ahari uyu munsi warakikiye, ariko hari igihe wariraga ushaka ko Imana igukikiza. Uyu munsi uri mu rugo warashatse, ariko hari igihe wariraga ugira ngo Imana iguhe umugabo cyangwa umugore. Hari ibintu dufite mu myaka yatambutse byari amasengesho. Ibyo ni ibihamya bidutera kugaruka imbere y'Imana twiringiye ko yatugirira neza. Ni ibihamya kandi twakomeresha abandi batabifite. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyembabazi, Imana yuzuye ubuntu. Imana yifuza kuduhoza amarira, Imana yifuza kutugirira neza. Ntago yicaye ku ntebe ivuga ngo reka bumve. Gusa kuko igira imigambi, ikanahamagara, ikanahagurutsa. Hari ibintu bimwe na rimwe mu migambi yayo atari na Satani ijya yemera ko abantu bacamo. Na Satani arakora, n'ingabo ze zirakora, bashobora guhagurukira gushyira ibintu runaka ku buzima bwacu, tukarwana n'ibintu, ariko ibyo biroroshye bikurwaho no gusenga. Ariko kuko Imana ikeneye kuzaca muri wowe kugira ngo igire abandi bantu itabara, hari ikintu runaka gishobora gutinda ku buzima bwawe, ariko suko Imana yakwanze, suko Imana yakuretse. Igihe nasomaga ibyifuzo ni byinshi, ariko nagerageje kubisoma, ni ibintu nka bikeya nabonye bitabaye ku buzima bwanjye. Gutinda gushaka, sinatinze gushaka, nashatse ndi umupagani. Sinatinze kubyara, nahise mbyara. N'ikintu ngiye kuvuga ariko sanga kuri kamera atari cyo. Haleluya. Imana ni nziza. Wenda sinarwaraguritse, abantu bafite indwara mu mubiri, ariko ibindi byinshi iyo Mana yangiriye uboneka binabaramo, izagutabara. Imana izagukiza ikimwari, Imana izagukiza isoni, Imana izakugirira neza. Harimo ibyifuzo byinshi byo kujya hanze, ariko inshuro nyinshi gituma dusaba za viza no kujya hanze n'ubukene.
ubukene burababaza, gushoberwa ukabura icyo ukora. Ariko Imana ishobora gutanga umugisha tutagiye. Hari nabo yawuha bagiye. Abantu bose ntituzatura ino, hari abazagenda ariko hari n'abazatura ino. Hari iminsi isoni n'ikimwaro byari byinshi wacu n'umva ashaka kuva muri iki gihugu. Umugabo wanjye yarigeze gukomera, murabizi, mujya mubyumva mbivuga kenshi. Ariko ukuntu umuntu wari ukomeye subira gucumbika iwacu tugatandukana tutadivorushije, ajya kuba iwacu, ndatekereza ndavuga ngo hari aho wahunga. Imana kubw'imbabazi zayo irambwira ngo nzaguhera umugisha muri iki gihugu. Kitabimbwira ndibaza ko mba naragiye. Ntabwo nari kuba mpunze leta, nari kuba mpunze ubukene. Gukorwa n'isoni bivuna umutima, bivuna umutima. Ariko Imana yacu ishobora byose. Hari ibyago biremereye ababyeyi kurwaza, ukarwaza abana, bamwe bakarwara igicuri, abandi bakarwara autisme, bakarwara ibintu biremereye bikikubira ku mubyeyi, umwe agashoberwa. Ariko Imana yankirije umwana igicuri, yagukiriza umwana, yagukiriza umwana, yagukiriza umwana. Imana yujuje umunezero mu mutima wanjye, yabigukorera. Imana yagukorera ibyo itankoreye kuko ntari imbikeneye. Ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwizerwa. Mu masengesho yawe uyibwira uti Imana wategekeye umugisha wanjye kuba uhamenyeshe. Igisubizo gishobora kutaba muri visa, gishobora kutaba kujya muri Amerika, kuko hari abo tuvugana bariyo barushye. Kuko Imana igira imigambi, igiye kuremaga hari ahantu yakugeneye kuzaba, hari ahantu yakugeneye kuzakorera, hari ahantu yakugeneye kuzagirira umumaro. Ifite imigambi. Niba babumba ibintu byose bagena ngo bizakora iki, niko Imana ifite imigambi ku buzima bwawe. Niko ko mu gushoberwa shakisha visa, gerageza shakisha green card, ariko urenza kuvuga ngo Mana umugambi wawe ku buzima bwanjye nuwuhe, ni hehe wangeneye kuzagirira umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niba dufite ibyo kurya n'ibyo kwambara tunyurwe nabyo, ariko hari n'igihe umuntu aba atabifite. Ntabwo Imana inezezwa nuko ejo utazi icyo uzagaburira abana bawe. Ntabwo Imana inezerwa nuko ubunze umutima wibaza umwenda wo kwambara. Ntabwo biyinejeje. Ntabwo ari umugome, ni umubyeyi, ni inshuti. Reka tumutakire inshuti z'Imana. Ikidutera kumutakira nuko tuzi ko agira neza. Dufite ubuhamya bw'abagabo batashye mu mago barakizwa. Ntago wawe yananiye Imana. Dufite umuhamya w'abagore bavuye muri rikeri, bava mu nzoga, bamenya Imana, bubaka imiryango yabo. Ntushobora kumva agahinda umwana agira abona nyina atemba. Ushizanaga n'umwana w'umukobwa ambwira ati ibindi byose ni byiza, ndanezerewe mu rugo rwanjye ariko kubona mama yasinze. Dufite Imana ikiza, dufite Imana ibohora. Ntago abanywa inzoga bose ariko babikunda. Ariko Satani n'umuriganya, n'umugome. Ariko gusenga kwabera kwatuma imbohe zacu zibohorwa. Nimureka tumutakira arumva. Shyira protokole ku ruhande, ushyira ibindi bintu ku ruhande, uzamura ijwi ryawe dufatanye guhamagara Imana. Nanejejwe n'umuntu umwe wanditse ngo Imana ngo igi breaking protokole. Ni ukuri Imana igi breaking protokole. Imana ijya inyuranye ibyari bimeze nk'amategeko kugira ngo ubuzima bw'umuntu butabarwe. Imana ijya ibikora. Imana ijya ibikora. Imana yakura iburengerazuba, yakura iburasirazuba, ikakuzanira icyaguhoza amarira, ikakuzanira icyagutera ishema, ukagendana ishema, ukagenda wemenye. Ntabwo Yesu yapfuye kugira ngo gusa mu mwuka wawe uhinduke umwana w'Imana, uzatambuke utaruka imibabaro yose, winage mu ijuru. Arabizi ko ufite ubuzima hano ku isi, arabizi ko ugihari, arabizi ko hari ibyakunezeza ukagenda wemye hano ku isi. Inkomoko y'ibibi ni icyaha na Satani. Niyo mpamvu dukwiriye kucyanga, niyo mpamvu dukwiriye kuborozwa nacyo. Bibi byose bituriza n'ingaruka y'icyaha. Abatubabaza nuko baba bagiye mu byaha, batabigiyemo baba abantu beza twaryoherwa. Ariko Data ngo akomokaho n'ibyiza byose, impano nziza itunganye, don ziri parfait, zinogeje, nziza, ngo nizo zituruka kwa Data. Ntabwo akwanga, Satani ntakagushuke, ngo guhungira ku Mana ubura ugana kuko wumva n'Imana yagutaye. Abantu benshi bafite agahinda gakabije nuko batazi kwakira urukundo rw'Imana.
abantu bafite depression, abantu bafite agahinda gakabije gatuma agomba kunywa imiti rimwe na rimwe na doze bagakomeza bakazizamura kuko iyo yaramaze kumenyera intakimufasha nuko batarakira urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ruragukinguriye. Imana yagukiza agahinda ku buryo bwose, yamanuka mu mizi. Hano igihe umuntu agira agahinda atazi icyo akamuteye, akajya agira ngo niwe ubyigira, akajya agira ngo niwe ubyitera, akireba akavuga ati ko nta bibazo bikomeye nahuye nabyo. Satani yaca ahantu hariho hose, ariko imbabazi z'Imana ziri kumwe natwe kugira ngo itugirire neza, tugirire neza. Tugiye gusenga, ugiye kubivuga mu mazina. Inshuti, ni data, ni umwami, ashobora byose byose byose. Yatubwiye ngo tuvuge imbabazi, tuvuge n'imbaraga ze. Hari igihe umuntu aba umwigishwa wa Yesu mwiza, turaza kuhasoma ku buzima bwa Petero, ukaba umwigishwa wa Yesu mwiza, ukaba umudisipure mwiza, ukanyurwa n'ijambo ry'Imana, ariko ukakira imibabaro yose, ukibagirwa ko Imana mugendana atari umwarimu gusa, ukibagirwa ko ari n'Imana y'ibitangaza, n'Imana y'ibitangaza. Nagushaka abadisipure bishwe n'agahinda, nagushaka abadisipure bashaka gukora ibyo gukiranuka no kuba mu ijambo gusa, ariko ari indushyi mu mutima. N'Imana iruhura, n'Imana itabara, n'Imana y'ibitangaza. Abagendanaga na Yesu nyuma yo gutubura imigati no kugaburira abantu benshi, hasagukaga ibitebo. Ntekereza ko nta mwigishwa waburaraga, ntekereza ko babitahanaga iwabo. Yageze kwa Petero, Petero rero atangiye kumukurikira. Ageze kwa Petero ngo asanga nyirabukwe arwaye ubuganga, cyangwa arwaye fievre, cyangwa arwaye malaria. Akiza nyirabukwe wa Petero. Bigishwa, nshuti z'Imana, mumaze iminsi mushaka Imana, murabizi tugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ni nacyo kimba ku mutima. Ariko Yesu ni ukuri, nagarajwe inshinga no gukura kwawe gusa ko mu mwuka, no kurushaho gusa nawe, n'ibitwenge byawe byitayeho, n'umunezero wawe witayeho, n'impinduka ibifatika ayitayeho. Araruhura, araruhura. Katwongeye turime ngo ndi hano ku birenge byawe, uze kumubwira mu magambo yawe adasa n'ayanjye, atandukanyemo. Uze kubimubwira mu mazina yabyo, mubwire kuri ku birenge bye ari ushaka. Ndanyuza mureke gusenga kuri mikrofone kugira ngo nawe usenge uburyo bwawe, uzamura ijwi, wirengagize uwo mwicaranye. Niba ari na fiance, ujye ku ruhande umuhunge. Niba ari uvugane n'Imana yawe. Ushobora gupfukama, ushobora kuba kuva waba utarasenga upfukamye, wabyigira hano. Ushobora kuba utazi kuzamura ijwi, wabitangirira hano. Ushobora kuba utazi kuzamura amaboko gutya, wabitangirira hano. Ndi hano ku birenge byawe, nyotewe shaka kukumva, umbwira kandi unganiriza. Ndi hano ku birenge byawe, nyotewe Yesu, nyotewe
Unachane we, unachane binobihe yanje nawe. Unachane we, unachane umwanya uramahoro yanje. Ubutunzi bukomeye kubana kumenye. N'ubuntu nagiriwe Yesu, Yesu uramagije, uramagije Yesu, Yesu ni wowe nyotewe, ni wowe nyotewe, ni wowe nyotewe. Uramahoro, uramahoro yanje. N'ubutunzi, ubutunzi bukomeye kubana nakumenye. N'ubuntu nagiriwe kubana nakumenye, kubana nakumenye. N'umugisha w'ubuntu nagiriwe kubana nakumenye, kubana nakumenye. N'amahirwe nagize ubuntu nagiriwe Yesu, Yesu uramagije Yesu, Yesu. uhamagaye abarushye n'abaremerewe mwawe urababwira ngo nibagusanga urabaruhura. waraduhamagaye mu mazina yacu. uyu mugoroba ntabwo dufite isoni zo kukubwira ngo twaje turi iteraniro ry'abantu barushye, ry'abantu baremerewe. hano ntabwo twaje muri konferanse yindi, ntabwo twaje mu nama zo kujya inama no gutanga ibitekerezo, ahubwo twakuzaniye imiruho yacu, twakuzaniye ibituriza, twakuzaniye ibidutera gusuhuza umutima, twakuzaniye ibiduhetamisha, twakuzaniye ibyatwambuye ijambo, twakuzaniye ibyasenye dignity yacu, tugatakaza dignity, tugatakaza ijambo, tukabura ijambo mu rungano, tukabura ijambo mu bandi bagabo, tukabura icyubahiro mu bandi bagore, tukabura ijambo mu miryango yacu. ntabwo dufite isoni mwami zo kubikuzanira. yo twazanye bya bindi duhisha, duhisha abantu mwami w'abantu, duhisha abantu kugira ngo batabimenya, duhisha bene wacu kugira ngo batabibona. twabizanye uyu mugoroba byose uko byakabaye. niwe waduhamagaye, uravuga ngo abarushye n'abaremerewe nibaze, abarushye n'abaremerewe nibagusanga urabaruhura. nzanye imiruho y'uburyo bwose, nzanye gushoberwa ku buryo bwose, mbizanye imbere yawe, mbizanye imbere yawe kandi kugira ngo bihasigare, bihasigare mwami w'abami, bihasigare mwami w'abami. nkuzaniye gutinda kubyara, wowe ukikiza, tukugarutse imbere, wowe urema imbuto mu nda z'ababyeyi, tukugarutse imbere. nkuzaniye gutinda gushaka, gutinda gushakwa, ayiwe bakaduha amazina, imiryango ikatuvuga. tukuzaniye icyo kimwaro n'izo soni, wowe utanga abagabo, urabafite mu bera, urabafite mu birabura, urabafite wateguye, ufite abahungu n'abakobwa bakubaha, umaze iminsi utegura. mwami turabagusabye, turasaba ubukwe kuri iki gicaniro cy'abarinzi muri uyu mwaka wa 2023 mu izina ryawe Yesu. niwo wavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. ntabwo hari Adamu yari kubimenya, ntiyari kumenya ko akeneye uwo babana, ariko ni umushinga wawe. abakobwa bacu ntibazasaza badashatse, abahungu bacu ntibazashaka bashaje, bazashaka bagishoboye kubyenjoyinga, gukikira abahungu babo n'abakobwa babo. ndahamagara umugisha w'urushako aho uturuka hose, ndawuhamagara umugisha utari umuvumo, umugisha utari mwamaganya, umugisha utarimo gusuhuza umutima.
ndarema ubukwe, ndarema gushaka, aho amategeko yo kudashaka yatanzwe agatangwa mu miryango, akubakwa mu isi yo mu mwuka. Uyu mwanya amategeko ndayasenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina ryawe Yesu. Ndavuguruza ijambo ribi ryose ryavuzwe ku mukobwa, ryavuzwe ku muhungu, aho ijwi ryanjye rigera rimanukana imbaraga zo kumenagura uwo muvumo n'uwo mugozi mu izina rya Yesu. Ndavuga gukikira abahungu n'abakobwa uko babyifuje mwana, uko babyifuje, uko babyifuje. Abifuza kubyara abana 4, abifuza kubyara 3, abifuza kubyara 2, abifuza kubyara ikindi gitsina, byose urabifite mwami w'abana, byose urabifite. Ufite abakobwa n'abahungu. Igituma tugaruka ahuri nuko twabonye ukikiza abagore nyuma y'imyaka, nuko twabonye uha abagabo imbuto mu nda nyuma y'imyaka, nuko twabonye ukiza ku gahinda. Twarakubonye, dufite ibihamya, dufite abahamya, dufite abagore n'abagabo muri iki gihugu wakikisha nyuma y'imyaka myinshi. Barahari mwami muri iyi nzu, muri iyi nzu. Imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda, imbuto zo mu nda. Ubushobozi bwa kigabo bugarukaho bwatakaye. Rama sangara shekeremese rima sangarobos. Ubuzima hagati y'abashakanye aho bwatakaye bugaruke, bugaruke uyu mugoroba. Uyu mugoroba ibintu bihinduke, iri joro bihinduke, bihinduke mu cyumba cy'iwabo, bihinduke mu rugo rw'iwabo, bihinduke mu muryango we, bihinduke mu miryango ya bene wacu, bihinduke mu miryango ya bene wacu, bihinduke mu bavandimwe bacu, bihinduke muri za nshuti zacu tuziranyeho, bihinduke no muri babandi tutazi, aho ijwi ryacu ribasha kugera. Witwa Jehova Rafa, niwo utubabarira gukenerwa kwacu kose kose, ukadukiza n'indwara zacu zose, ugakura ubuzima bwacu mu rupfu, ukabukura muri rwa rwobo, ukavuga ngo nitubeho tukongererwa iminsi yo kubaho. Ndavuga amagara mazima mu ngingo zose, ndavuga amagara mazima, ndavuga amagara mazima kuva ku mutwe kugera ku birenge. Umuriro wawe utambuke mu magufwa arwaye, utambuke mu ngingo zirwaye. Umuriro wawe, umuriro wawe, umuriro wawe, umuriro wawe. Imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zizura, zimanuke ku bacu barwaye aho bari hirya no hino n'abari hano. Zimanuke ku bana barwaye. Uri Imana yaremye ubwonko, uzi kubushyira ku murongo. Ndavuga gukira ku bana barwaye igitsure, ndavuga gukira ku bana barwaye autisme, ndavuga gukira ku ndwara tutaramenya amazina yazo. Niwe wabumbye ingingo zitugize, niwe ubasha kuzishyira ku murongo. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe mwana. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo uyu sonza ntiwarinda kutubwira, kuko ubutunzi amatungo yose ayibirara shyamba yo mu misozi yose n'ayawe. Isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Ufumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibintu nta nkaswe uko abantu waremye mu ishusho ryawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo se kw'igishwi kimwe kigura amafaranga 2 gusa iyo kiguye hasi ko bimenya nta nkaswe umwana w'umuntu. Ndavuga umugisha mwami w'abana, ndavuga umugisha, umugisha w'imirimo, umugisha mu bucuruzi, umugisha mu kazi, gukingurirwa imiryango yo gukora mu izina rya Yesu. Dosiye ze nizigira igikundiro, dosiye ze nizigire faveur, dosiye ze nizimurwe n'abamarayika, abamarayika bazishyira ahagaragara, abamarayika bazibutse, izina rye ryibukwe, izina rye ryibukwe, izina rye ryibukwe mu buryo bw'igitangaza. Tuzagaruka hano kugushima no kugutangira intahe, tuzabikomeresha abandi, tuzabibwira abazaba bacogoye. Uri Imana ibeshaho, uri Imana ibeshaho.
imibare yawe itandukanye n'iyacu. Ntiwigeze ubura ukugira, ntiwigeze ubura aho ukura, ntiwigeze ubura ukugenza. Watungishije ubwoko bwawe Mana mu butayu imyaka 40, igikoni cyo mu ijuru kitarareka guteka niba haba n'igikoni, ariko warabagaburiye kugeza igihe bagereye i Kanani. Urabifite, ufite ibyo kurya mu bubiko bwawe, ufite imyambaro mu bubiko bwawe, ufite amafaranga mu bubiko bwawe. Reka umugozi w'imyenda ucikagurike, uburetwa butuma umuntu ahora yizengurukaho ashaka gukora ngo yiteze imbere, agafata credit ngo atere imbere. Ari ugutera imbere mwama, atari no kuryoshya, bikanga bikagaruka aho yatangiriye. Uwo mugozi wo kwizengurukaho ucika uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ahirwe, ubuzima bwe buhirwe, ubuzima bwe buhirwe. Warasezeranye mwami w'abantu ngo uzaduha umugisha, uzaha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ijambo ryawe rivuga ngo nituvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Waravuze ngo isi kiriho ibiba n'isarura bizahoraho. Umugisha babibye, umwanzi akanyaga umusaruro ntibasarure. Baha umugisha mwami, ubaha umugisha, uhindure nyuranye ibihe. Turahamagara mwami, turatwikurura, ubwenge bw'abacu bwatwikiriwe. Ijambo ryawe riratubwira ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Waduhaye ubutware, uduha ubushobozi bwo gufatamira ibitekerezo tukabigomorera Kristo, tukabiguha Data. Turafatamira ibitekerezo by'abahungu baheze mu rumogi, ibitekerezo by'abakobwa baheze mu tubari, turafatamira ibitekerezo by'abagabo bataye amago yabo, turafatamira ibitekerezo by'abagore bazerereye, bataye imiryango. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwenge buzima bubagarukemo, ubwenge bwabo butwikururwe mu izina rya Yesu. Ibikorwa by'umwanzi uyu mwanya byamburwa imbaraga ku buzima bwabo, ku buzima bw'abacu, abo dufitanye isano y'amaraso, abo dufatanye igihango, alliance y'urushako no gushakana, abo mu miryango, inshuti zacu za bugufi. Ubwenge bwabo butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Ubwenge bw'ababyeyi bataye imiryango, bataye abana, badahagaze mu nshingano, uyu mwanya butwikururwe mu izina ryawe Yesu. Suka imbabazi mu mitima mwami yabatakaje izo mbabazi, yabatakibategereje. Reka ngusabe ntagire ikintu na kimwe urekura mu bintu uzi neza ko byari byiza wahawe n'Imana. Ibintu uzi neza ko ari byiza ntagire ikintu na kimwe urekura. Wirekura abana bawe, wirekura umugore wawe, wirekura umugabo wawe, wirekura n'ubuzima bwawe, ngo ubwe ngo nibyo n'ubundi nubwo nataha iki gikisi igihe cyo gutaha, si cyo gihe cyo gupfa. Ese urumva warakoze ibyo wagomba gukora byose? Wigira ikintu na kimwe urekura uzi neza ko wari warahawe n'Imana. Wikirekura. Isi yo mu mwuka irireye inshuti z'Imana, isi yo mu mwuka irafatika, isi yo mu mwuka ni y'ukuri. Imana ikorana natwe, na Satani yajya kutubasha korana n'ibitekerezo byacu. Niyo mpamvu urugamba rukomeye gutsinda rwo mu mwuka. Niyo mpamvu ukwiriye kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe kugira ngo rivugurure imitekerereze yawe, ntiwakire ibinyoma bya Satani. Wirekura ikintu cyose uzi ko cyavuye ku Mana. Umugabo yabaye amaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umugore yabaye amaze imyaka ingahe yaragiye, wimurekura. Umwana ntuzi niyaba, wimurekura. Wibirekura mu mutima wawe, wibirekura mu bwenge bwawe. Ni wowe Imana izakorana nawe urugamba rwo mu mwuka ukarutsinda. Wirekeraho kwizera, wirekeraho kwiringira, wirekeraho kwizera ko izo ndwara zagenda, wibirekeraho. Data turagushimye, Data tuguhaye icyubahiro. Twakiriye iyo imitima y'imbabazi,
yo kubabarira abagabo bazaba bagarutse, yo kubabarira abagore bazaba bagarutse, yo kwakira abana bazaba bagarutse, imitima itarekuye imigambi myiza, itarekuye ibyiza dufitiye, imitima itarekuye, imitima itegereje ibyiza, imitima itegereje kwibona nta ndwara n'imwe ari mutaraga, atararira ibinini, imitima igundira ibyiza waduhaye, imitima igumana imigambi yawe, imitima itarekura ibyo dutekerezaho nibyo wibwira kutugirira Mwami. imitima itarujugunya abavandimwe babaye babi, imitima itajugunya itarekura abavandimwe batubanye abarozi bakatujyana mu bupfumu, imitima itabarekura kuko nabo bakeneye imbabazi zawe nabo gukizwa. nabo gukizwa. Yesu agutiza umutima we, Yesu dutiza umutima wawe, tu umutima umeze nk'uwawe, tu umutima umeze nk'uwawe, tu umutima umeze nk'uwawe. Buntu bw'Imana buri kumwe natwe, buntu bw'Imana buri kumwe natwe, neza y'Imana ntitureka. Kwiye kurenga urwo rwego, kwiye kuharenga. Yesu arifuza gukorana nawe. Yesu du umutima umeze nk'uwawe, du umutima ushobora kubakunda, gukunda bene wacu batubabaje, du umutima ushobora gusengera abakeba, duha umutima Mwami, duha umutima ushobora gusengera abarozi b'iwacu twamenye, duha umutima Mwami, 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 duha umutima Mwami. Reka twongere dufatane dusenge. Ibigukundire uba ufite umuntu ukozeho, ijambo ry'Imana riratubwira ngo uko data yatumye Yesu niko natwe twatumwe, uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. dukoranaho kugira ngo tugire contact, twakire izo mbaraga z'Imana, twakira uko gukora kw'Imana. Tubifuza gukora isengesho ryo mu butware. Ubutware bwawe burushaho kuba hejuru y'ubw'abakozi ba Satani, uko urushaho kugira umutima nk'uwa Kristo. Ntabwo Imana yaguhishurira intambara zose z'umwuka ugirana n'inkomoko yazo kuko utabasha kubyihanganira, kuko bitugora. Igende tumenyeshaho gake, kandi rimwe na rimwe na gake wamenye karagusenya, aho kugira ngo urwane intambara y'umwuka ukarwana intambara y'umubiri. Igihe kimwe namenye umurozi kandi wa bugufi, kandi wari ubabaje ubuzima bwanjye, ariko kandi yari umubyeyi nawe yari afite abana. Ndavuga ariko Mana, kuki ushobora kwemera ibintu nk'ibi bigafata imyaka yose? Mana iranyigisha irambwira ngo abana be baramukeneye, nubwo ari umurozi abana be baramukeneye. Akeneye gukora agatunga abana be bakeneye gutaha basanga mama bavuye mu ishuri. Mana, imbabazi zayo zirenze izacu. Kuva umunsi umutima wanjye urakira kandi uracya. Ndamukunda kandi cyane, kandi nizeye ko Yesu azamuha agakiza. Mana ni Imana, nta muntu wabyukana gushaka kuroga, aba yarakiriwe n'amaboko mabi.
iyo uvukiye mu maboko mabi ukagira ibyago ukagira nka mama mubi ufite ishyari, biroroha kukujyana mu bapfumu, biroroha gukingura umuryango w'uburozi, biroroha. Aba yarakiriwe n'amaboko mabi akagira umutima w'ishyari. Ishyari ni ribi, ishyari ryanga umuntu ntacyo atenda gutwara ibyanya ngo bibibye, ariko ishyari ni ribi. Ishyari ni umuryango Satani akoreramo. Abarozi rero dufite hirya no hino nabo sibo, ahubwo bakiriwe n'amaboko mabi atari mu rukundo, bakura batyo bihinduka uruhererekane. Abo nabo Yesu yarabazi. Ntugira ngo twakijijwe ngo kuko tutari abarozi natwe twarabo kurimbuka. Ushobora kuba utararoze utaragiye mu bapfumu, ariko nawe wari wo kurimbuka nk'uko nawe yari wo kurimbuka. Yesu yarabazi, kandi igihe wonguye Imana yampaye isezerano ko azakizwa neza, ndabitegereje. Ntabwo yambwira benshi kuko hari aho yasanga umutima wanjye utabasha kubyihangana. Biragora iyo umuntu utakeka usanga burya ari intumwa ya Satani, bivuna umutima. Ariko bimwe mu bidushyira hejuru mu mbaraga z'umwuka, mu butware bw'umwuka, ni ukurushaho gutunga umutima nk'uwa Kristo, ukarwana urugamba rw'umwuka gusa nta rw'umubiri. Mwacitse mu miryango yanyu, nimugaruke mu miryango yanyu, nimugaruke mu miryango yanyu, kuko no kujyayo kwacu hari icyo kujyana. Ni koko Satani arakora. N'ubu twasengeye mu kirere kiremereye, bamwe muri mwebwe mwahuye n'ibitero, twahuye n'ibitero bitandukanye, twasengeye mu kirere kiremereye. Ibi bintu abarokore bavuga ngo imyuka yo guhora, ariko ko bibaho, ariko ikibazo ni uburyo tubyitwaramo. Yesu wacu abirusha imbaraga. Ntabwo ukwiriye gutinya inzu y'abarozi, ntukwiriye gutinya kujya mu bukwe bw'abarozi, ntukwiriye gutinya kujya mu kiriyo, ntukwiriye gutinya kujya kwa bene wanyu, kuko iyo ugiye ugenda ujyanye ubuntu bw'Imana bibasigira ikibuga. Jyana urukundo rwinshi, jyana imbaraga z'umwuka, ibintu bihinduke. Genda usenga, udasengeshwa n'ubwoba, ugenda urema ibintu bishyashya. Satani afite abakozi kandi ararokirita, ariko Imana iduha agakiza, yatugeze abakozi bayo, itugira intumwa mu cyimbo cya Kristo. Iyo tuje tuza tuzanye ubuntu aho tugeze, tuza tujyanye umugisha. Kwitinya. Bimwe mu bidutindaho dusengera bigatinda kugenda, no kugira ngo Imana itoze amaboko yacu kurwana, ityaza amaboko yacu mu mwuka, twigishe kurwana, duhindura abarwanyi mu bwami, duhindura abantu batababayikisha no buri kantu kose, batagira ubwoba bwa buri kintu cyose, abantu bibiharamagara, bavukira mu kurwana intambara nyinshi, mu gutsinda, mu buhamya. Nuko intwari zo kwizera zivuka, atari umuntu Satani akanga gatoya ugahita uryama ukiyoroza. Akenshi dutangiye ibihe byo gusenga bemeze nko gukoza agati mu ntozi, ibintu byose bigahita bishinyika, ugahita ugira ubwoba bwo kuzongera gusenga. Oya, nicyo gihe cyo gusenga, ahubwo icyo gihe cyo gusenga, kuko Satani abagira ngo akuvangavanga intambwe wari ugiye gutera, niyo umaze gutera usubira inyuma. Benshi bahita barekeraho, ngo ntangiye gusenga aribwo hazi ibyo ntangiye gusenga. Twese nuko yagiye atugenza kugeza igihe twamunaniriye. Kera afite umwana mutoya wongeye ubucuru, ko nafataga iminsi yo gusenga ahitaga arwara, nagambirira kujya mu masengesho agahita arwara, akagira crise ya sima, agasemeka, nabireka agakira. Bukeye ndavuga nti no, ngiye kumusiga asemeka. Bukeye icyo gitero Satani asanga niki kimfata, niki gikora, mwana arakira, ni muzima na bugingo n'ubu. Imana niyo kwizerwa. Witinya ko yakojeje agati mu ntozi, witinya ko yabivangavanze. Uzanesha, uzatsinda, komeze mu mwami. Data, turagushimira ubutwari n'ubushobozi waduhaye. Turagushimira ko watanze Kristo ku bwacu. Babantu banjye bajyaga burira hariya babyibagiwe, mwurire mwihuza, hagira burira hariya bafate kura muri ibihera. Ndagushimira ubutware waduhaye, ndagushimira ubushobozi waduhaye, ndagushimira imbaraga waduhaye, ndagushimira abo watugize bo muri Kristo Yesu. Ndagushimira ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Ndagushimira ikimenyetso cy'amaraso kituriho, watugize ubwoko butavumika,
watugize abadahangarwa kubw'amaraso yawe, kubw'amaraso yawe. Amaraso yawe yatubereye umutamenwa, amaraso yawe aradukingiye, umuriro wawe uratugose, imbaraga zawe ziratuzengurutse. Warakoze mwami w'abami, warakoze mwami w'abami, ubwo twabyarwaga n'imbuto itabora. Warakoze mwami w'abami, ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo hari icyo watwimana nawe. Warakoze mwami w'abami, warakoze gutanga Kristo ku bwacu. Uyu munsi turi urubyaro rushya rutakibarirwa mu masekuruza y'iwacu. Watugize ibyaremwe bishya, ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bagicirwaho. Watugize urubyaro rushya, ibya kera wabishyizeho iherezo, ibintu byose byahindutse bishya. Duhagaze muri ubwo butware waduhaye mwami w'abami, turavuguruza itegeko ryose, itegeko ryose, ijambo ryose ryatinze ku buzima bw'abana bawe ritagombye kubatindaho mu izina rya Yesu. Ijambo ribabuza gutunga umugisha, ijambo ribabuza gutunga amahoro, ijambo ribabuza gutera imbere. Itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabo rivuga ngo ntibazatunga, ntibazatunganirwa, ubwonko bwabo ntibuzakora neza, ntibazakikira ku gihe, ntibazagira umugisha mu biganza byabo. Iryo tegeko ndarivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabavugaho umugisha no kugirirwa neza. Itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabo rikavuga ngo ntibazashaka, rikavuga ngo niba nashaka bazaruha, yego bazaganya. Iryo tegeko ndarivuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bazashaka, bazakundwa, bazakundwakazwa, bazatwita, bazabyara, bazakikira abahungu n'abakobwa, bazashagarwa, bazambara agatimba, bazitwa abatoni, bazitwa abanyamugisha, bazitwa abahiriwe. Generasiyo zizabita abahiriwe, imiryango y'iwabo izabita abahiriwe. Tegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwe ngo aho se yaguye naho niho azagwa. Uko yabyaye hanze niko azabyara hanze, uko yagize abagore benshi niko azagira abagore benshi. Ndavunagura iryo tegeko mu izina rya Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Azubaka urugo rwe, azagira umugore umwe, azabyara abana ku mugore we mu izina rya Yesu. Ntazazerera, ntazarorongotana, ntazaruha. Ibyo azakora bizamubera byiza. Azagira umugisha, aragira umugisha, aragira umugisha, aragira umugisha mu mirimo y'amaboko. Aragira umugisha, aragira umugisha, aragira umugisha, aragira umugisha, aratunganirwa. Ntabwo azakenyuka, azarama, azisazira, azasaza gukorera, azasaza kubaha, azasaza kubahisha, azarera abana be, azakikira abuzukuru, ntazakenyuka. Uwo mugozi wo gukenyuka tuwuciye umunsi mu izina rya Yesu. Uciwe burundu. Azarangiza ibyo yagombaga gukora, azakora ibyo yari yaragenewe gukora byose. Ntazamugara, azicwa n'indwara, azasaza. Tegeko ribi ryashyizwe ku miryango yacu ngo nta waba uzakizwa, nanakizwa ntazakomeza urugendo. Iryo tegeko ndihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ikigoyi kiracitse, natwe turakize, turakizwanya n'abacu, turakomerera mu rugendo, turahinduka ubwoko bwarazwe gukorera Imana, ubwoko bw'abatambyi b'ubwami, ubwoko bwejejwe, ubwoko bukorera Imana mu nzu y'Imana, ubwoko bwakuwe mu bigirwamana, ubwoko bwakuwe mu ndaro, ubwoko bukorera Imana mu rusengero, ubwoko butura Imana amaturo, ubwoko buramya Imana, ubwoko busaza bukorera Imana, ubwoko busaza bukorera Imana.
ndagushima mwana, 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 ndagushima. Nguhaye icyubahiro, ushyize hejuru, izina ryawe niryubahwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turazamura ibendera ryo gutsinda, turazamura ibendera ryo kunesha, turamamaza gukomera kw'izina ryawe, turamamaza ubumana bwawe, turavuga gukomera kwawe Kristo. Izina ryawe rishyirwe hejuru, rishyirwe hejuru iwacu, rishyirwe hejuru mu miryango yacu, rishyirwe hejuru muri iki gihugu, rishyirwe hejuru mu miryango y'abanyarwanda. Izina ryawe rishyirwe hejuru, rishyirwe hejuru mu mitima yacu, rishyirwe hejuru mu buzima bwacu. Ndagushimira amaboko yawe adufashe, ndagushimira amaboko yawe ataturekura. Si kubw'imbaraga n'amaboko nk'uko watumye kuri Zerubabeli, nk'uko Zerubabeli yatangiye uwo murimo wo kubaka urusengero, ni nako amaboko yazawusoza, kuko atari kubw'imbaraga n'amaboko. Natwe mwami uyu mugoroba tubwira ko atari kubw'imbaraga n'amaboko, ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Mwuka wawe ujya wambutsa umuntu ibikombe, mwuka wawe ujya utera umuntu gusimbuka imisozi, mwuka wawe ujya urenza umuntu aho atagombaga kurenga, umwuka wawe ujya ugeza umuntu aho atagombaga kugera, umwuka wawe ujya utera umuntu gusimbuka, umwuka wawe ujya wihutisha umuntu agasimbuka ubukererwe, agasimbuka gusibira, agasimbuka uruzerero. Umwuka wawe ujya utumbagiza abantu, umwuka wawe ujya utwambutsa, umwuka wawe ujya utwihutisha, umwuka wawe ujya wakiserera ubuzima bwacu tugasimbuka ibikombe. Uri uwo kwizerwa, 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 uri uwo kwizerwa. Wandika ijambo ryawe mu mitima yacu, wandika ijambo ryawe mu mitima yacu, wandika ijambo ryawe mu mitima yacu mwana, wandika ijambo ryawe mu mitima yacu, kugira ngo ukureba aba ariko tureba, uko ukora mwami, uko urema ibintu, uko ubigena aba ari byo dufata. Andika ijambo ryawe mu mitima yacu, mitima yacu ntihinyura ijambo ryawe. Andika ijambo ryawe mu mitima yacu, andika ijambo ryawe mu bwenge bwacu. Turagushimira inyota uremye, inyota uremye kugaruka mu byanditswe, kuko ibyo ukirisha bitandukanye n'ibyo twebwe dutegereza. Wabwiye umugaragu wawe Gideyoni ngo najya kuri urwo rugamba ntazitwaze inkota, ntazitwaze amacumu, ngo azitwaze ibibindi. Kandi ibyo bibindi nabyo ntabwo byari ibyo gutera abanzi babo, ngo nibagera ngo mu rugerero rw'abanzi babo, ngo ibyo bibindi bazabikubitane bimeneke. Intwaro zabo zari ubupfu, intwaro zabo zari ubuswa. Uko ni kudutabarira mu bupfu bw'ibibwirizwa, uko ni kudutabarira mu bupfu bw'ibibwirizwa. Ngo bageze mu rugerero rw'Abamidiyani, ngo bakubitana ibibindi, ibibindi birameneka, bazunguza imuri, ngo abanzi babo ubwabo batangira kwicana. Intwaro zawe zitandukanye n'izacu, imigirire yawe itandukanye n'imigirire yacu. Uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, ibyo uvuga urabikora. Uhora inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya, ntabwo ubeshya. Nuko bamaze kubohesha Yohani, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Anyura iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja, kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanye inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Nago nibwigishe ndasoma gusa. Ngo nuko bamaze kubohesha Yohana,
Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Yohana yari umuntu wa bugufi, ikindi yari mubyara wa Yesu, ikindi yari integuza. Ndahamya ko n'urupfu rwe rwanyeganyeje umutima wa Yesu nk'umuntu. Ngo bamaze kubohesha Yohana, Yesu arakomeza umurimo. Ndagira ngo utegereje ineza y'Imana nturekeraho gushaka Imana, nturekeraho ibyiza Imana yamaze gushyira mu mutima wawe, nturekeraho umuhati Imana yashyize mu mutima wawe. Iki gice kirimo imirimo y'Imana myinshi, ngo igihe kirasohoye ubwami bw'Imana. Yakomeje kuvuga ubutumwa bwiza, abwira abihana ngo nibihane bemere ubutumwa bwiza. Akomeza iruhande rw'inyanja, ahamagara abo yahamagaye, abigishwa be yahamagara Simoni ariwe Petero, ahamagara na mwene se Andreya. Barobeshaga urushundura mu nyanja kuko barabarobye, barahindukira baramukurikira. Arababwira ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga ishundura baramukurikira. Nturekeraho gukurikira Yesu nubwo ufite ibyo umutegerejeho, ariko nturebe ibintu ngo ubure Yesu. Ngo yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara, basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Bagera i Kaperinawumu. Nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni. Arataka cyane ati, duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Mu minsi yo gusenga tuba twiteze gukora kw'Imana. Protokole no gutondekanya ibintu ku murongo ni byiza, numva nanjye mbikunze, ariko iminsi yo gusenga ni iminsi yo gushyira ibyo byose hasi. Yesu yageraga ahantu rimwe na rimwe protokole zarapfaga. Iteraniro rye ryari ririmo gutaka, ryari ririmo ibintu bimeze nko kwica gahunda. Mu minsi yo gusenga tuzi imbere y'Imana, dushaka Yesu wenyine, tumushaka akaba mu iteraniro ryacu. Niko ko turiga, turitoza kuba bigishwa, biradukwiriye, ariko muri iyi minsi yo gusenga ujye uza urangamiye Yesu wenyine. Ni umunyembaraga, kandi ibi bitangaza bye byakomeretsaga bamwe mu bakunda gahunda, kuko baravuga ngo ibintu ni inzaduka, ibi ni ibiki yadukanye, ko yajyaga akora ibintu biri ku murongo, ibi ni ibiki yadukanye. Ngo batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Urumva mu isinagogi habonekamo urusaku, umuntu utewe na dayimoni arataka ati, duhuriye Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga, amuvamo. Bose baratangara, barabazanya bati, ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka. Mbega uburyo ategekana ubutware, n'abadayimoni nabo baramwumvira. Turabishaka bifatika mu buzima bwacu. Uyu Yesu ntigeze ahinduka, Imana y'ibitangaza. Yabasanze baroba, arabahamagara, akomereje imirimo mu rusengero, aho twakwita mu isinagogi, aho twagereranya n'urusengero. Yesu wacu yakora uri iwawe, yakora turi hano mu nzu y'Imana, yakora umupfikamiye muri mwenyine. Ntabwo yigeze atangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Bakomeje gutangarira imyigishirize ye, barakomeza. Ngo uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose gihereranye n'i Galilaya. Bamaze gusohoka mu isinagogi, bavuye mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga. Nuko bamubwira ibye, araza amufata ukuboko aramubyutsa. Ubuganga bumuvamo, arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze, ntibyagarukiye aho, ibitangaza byarakomeje. Nimugoroba izuba rirenze, bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Abo umudugudu wose bateranira ku irembo. Akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi, ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Haleluya. Dutaha ndagira ngo utahane kongera kwizera Imana y'ibitangaza. Imana y'ibitangaza. Haleluya. Imana y'ibitangaza. Imana yaduhaye ubwenge, niko turabukoresha, haraho butugereza, ariko ukeneye kongera kwegerana n'Imana y'ibitangaza. Igarure bugufi bw'umutima wawe, ongera uyihanga amaso nk'Imana ishobora byose. Imiruho yuzuye mu isi itumye abantu bayoberwa Imana y'ibitangaza, ariko Imana ntigeze ihinduka. Imana ibahe umugisha. Murakoze gusenga. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Reka duhaguruke dusenge, hanyuma dutahane n'Imana y'ibitangaza. Yahamagaye ba Petero kugira ngo bayikurikire,
niyo iduhamagarira gukizwa, niyo iduhamagarira mu mihamagaro itandukanye, ariko ntigarukiraho. Ntabwo ibahamagarira gukizwa, turabikwifuriza, ndetse niba utaraha Yesu ubuzima bwawe uze dusigarane hano imbere, Sandra agufashe gusenga. Yesu yarabahamagaye koko bahinduka abigishwa be, baramukurikira baba intumwa ze, ariko ntibyagarukiye aho. Baratashye bagera no mu rugo, asanga hari ikibazo kiri mu rugo rwa Simoni, rwa Petero, na cyaragikemura, amukiriza nyirabukwe. Ntabwo Yesu yaguhamagaye ngo umuririmbyi gusa, umuvuga butumwa gusa, menye Bibiliya bifate mu mutwe, bigarukiye aho, n'ibibazo biri wawe abyitayeho. Inkuru ze zaramamaye, amaze gukiza nyirabukwe wa Petero. Urumva muri quartier hose barabimenye, bazana abarwayi, bazana barimo amadayimoni, bazana, arakomeza arakiza ikigoroba cyose. Data arambwira kongera gushimangira mu mutima wawe kwizera Imana y'ibitangaza. Kuraho akadomo aho washyize akadomo, gakureho. Siko bizahora, wamutegereza. Siko bizaba, ntabwo bizahora niyo sura bifite. Ni Imana y'ibitangaza, abamutegereza ntibakorwa n'isoni. Wahaye kurira kwararira umuntu, ariko Imana igeza n'igitondo cy'impundu. Ngera utegereza igitondo cy'impundu ku buzima bwawe. Ngere wizera Imana itari mwarimu gusa, Imana y'ibitangaza. Imana yarema igitangaza aho utakigitegereje. Imana yarema igitangaza, we wagendanaga n'Imana mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura bwa logique, nabyo ni byiza, bituma umuntu amera nk'aho ari imfura rwose, akagira ingeso nziza. Ariko we wagendanaga n'Imana muri ubwo buryo, Imana irifuza kugutangaza, igacanganyikisha logique zawe, ikakurenzaho ubwenge bukugeza, ikakurenzaho diplome zikugeza, igaseruka ukayibona nk'Imana y'ibitangaza, bikagusaza. Hari abantu beza babanye n'Imana neza mu buryo bw'ikinyabupfura, ariko Imana irenze ikinyabupfura, irenze aho ubwenge bwacu bugeza. Hari abantu b'abakristo beza, ariko bagendanye n'Imana aho ubwenge bwabo bugeza gusa, aho diplome zigeza, n'ubupfura barabusanganywe, n'ingeso nziza barazisanganywe, ntiwapfa no kubabonaho umugayo. Baragerageza, basanzwe bitwararika, bamwe muri bo uko bitwaye ni nako bitwaraga bataranakizwa, bari abantu bameze neza. Ariko Imana y'ibitangaza irifuza kwivanga mu buzima bwawe, ukayimenya nk'Imana y'ibitangaza, idakora nk'uko abantu bakora, irenze aho abantu bageza. Turagushima Data muremyi w'ijuru n'isi, turagushimira ko wahamagaye abigishwa bawe, wabasanze ku nyanja bazenguruka hirya no hino, ko niko waduhamagariye agakiza. Uratuzana udushyira mu rugo rwawe, ntiwagarukiye aho ngaho, wakomejanye na ba Petero, bari bazi kuri umwigisha usanzwe. Ugeze mu rugo iwabo basanga n'indwara, ukora ku maboko abantu bagakira, wita ku bibazo byabo, ukemura ibibazo byabo. Wasangaga baraye baroba, babuze icyo bafata, ukababwira uko bafata ifi, baragenda barumirwa, basanga uri Imana iteye ubwoba. Imiyaga yabateraga ubwoba bazi ko bagiye kurohama, ukavugana n'umuyaga bakongera bakumirwa, bakavuga ngo uyu ni muntu ukivugana n'umuyaga. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe wavuze ngo imbaraga n'imbabazi zawe ziratubanjirije muri iyi minsi, reka iby'imbaraga bikomeze gukoreka mu buzima bw'abana bawe. Bongere bumirwe batangajwe n'imirimo yawe, bongere bumirwe batangajwe n'ineza yawe. Ubarengereza aho bagejeje basabanya guhora ku ngoma, ubatunguzi neza, ubatunguzi ibitangaza. Imbabazi zawe zibazenguruke, baryoherwe n'urukundo rwawe, bakira amahoro ari muri wowe Mwami mwiza. Urakoze Papa, urakoze ko wabanye natwe na none, urakoze ko waturemeye umugoroba wo kuba imbere yawe. Ya miruho yose tuyisize ku birenge byawe, dutahanye amahoro utanga, dutahanye ibitotsi utanga, dutahanye ibitwenge utanga, dutahane kunyurwa utanga, dutahane gukira utanga, dutahanye ibiva mu biganza byawe Mwami w'abami. Miruho yacu tuyisize ku birenge byawe. Urakoze Papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Murakoze gusenga, tuzakomeza kandi tunasoze ku munsi w'ejo, uzatumira abandi.